Abavandimwe nizere ko aho muri mumeze neza kandi Nyagasani akomeje kubarinda. Mbifurije amahoro y'Imana. Nitwa Jean Claude, abenshi munzi nyine ku kazina ka Jean Claude Ri. Ubwo rero ndagira ngo uyu munsi tuganire gato cyane. Hari akantu nshaka ko tuvuganaho cyangwa se akantu nshaka kubabwiraho gashobora kubafasha wenda mu buzima, mu byo murimo mukora, kugira ngo mubashe gukomeza kubikorana umwete, mubashe kubikorana intego, kugira ngo ubuzima bwa none bukomeze bugende neza. Nashaka kubabwira akantu buri muntu wese yakora cyangwa se yazirikana kandi koroshye, gashobora no kuba kamutera motivasiyo mu byo akora, kamutera imbaraga mu byo atekereza gukora. Ako kantu ni agaki rero? Ako kantu nshaka kukwibutsa, kuko ndakeka ko si ubwa mbere wenda waba ubyumvise, si ubwa mbere waba ubibwiwe, ariko biba byiza iyo ikintu ucyumvise rimwe wenda ukagendamo gake, ukongera ukacyumva nanone. Hari ukuntu wenda bishobora kuba byagutera imbaraga zo kucyinjiramo ukagikora. Ako kantu nshaka kubabwira rero, nshaka kubabwira ko muri ubu buzima bwa none buri muntu wese afite adversary cyangwa se afite uwo bahanganye. Muri kubyumva neza, buri muntu wese mu buzima afite uwo bahanganye. Umuntu muhanganye rero nutekereza neza, hari uwahita amumenya, cyangwa se hari n'uwajijinganya avuga ati se ko nitwara neza, nkaba nzi neza ko buri muntu wese mwitagatifuzaho nta muntu ufite duhanganye. Ariko siko biri, buri muntu wese afite uwo bahanganye kandi agomba kurwanirira, cyangwa se agomba guhanga amaso kugira ngo amutsinde. Uwo muntu muhanganye nonaha cyangwa se duhanganye twese nta wundi. Reka nkubwire, fata miruware ahantu uri, fata miruware ahantu uri, uyishyire imbere yawe gutya, uhita ubona uwo muntu ugomba kurwanirira kandi ukamubeshaho neza, ari wowe ubikoze. Uwo muntu ni wowe ubwawe. Ugomba rero kumurwanirira, ukamubeshaho neza kandi akabaho anezerewe, akaba yifitiye icyizere, ndetse kandi akabaho neza. Rero wenda ikindi kintu nakongeraho, mu buzima bwa none nubwo tugira abantu benshi cyangwa se n'utababona, ariko abenshi barabafite. Tugira abantu benshi wenda badufasha, abantu benshi badutera inkunga mu byo dukora. Wowe ubwawe irwanirire mu byo urimo ukora, shyira umwete mu byo utekereza gukora, udategereje amaboko ya runaka cyangwa ya kanaka, kuko ibyo bindi byose bizaza ari inyongera mu byo ufite cyangwa mu byo uteganya gukora. Ibyo ufite nonaha bikoreshe uko bifite, ibindi bizaza bizaba ari inyongera. Ubwo rero icyo nakubwira ni iki: ibintu wagakoze uyu munsi, wivuga ngo nzabikora mu cyumweru gitaha, nzabikora mu kwezi gutaha, uyu munsi hari ibyo ngiye gukora bindi, kandi ugasanga urimo uratigiye, urabizi ko igihe kitagaruka. Niyo mpamvu rero aka kanya ngusabye kwirwanirira wowe ubwawe. Andi maboko yandi yaza yaba ari inyunganizi, ariko wowe ubwawe mu bushobozi bwawe irwanirire kandi